twongeye kubaha ikaze inshuti mukunzi tubana kuri channel yacu ariyo Kampere TV Show. Turabakunda cyane kandi muraba agaciro kuri twebwe, cyane cyane wowe wakoze subscribe ukiyandikisha kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Turagusuhuje aho uri hose mu gihugu, uri hagati mu gihugu, hanze y'igihugu, ndetse namwe bari hanze y'igihugu, abari muri Amerika, abagande, ndetse n'abarundi mudukunda cyane. Turabasuhuje. Uyu munsi ni w'agaciro kuri twebwe kuko turi bazima, twihanganisha n'abandi bafite ibibazo runaka by'uburwayi se cyangwa se n'ibindi bibazo muri rusange. Nkuko bisanzwe channel yacu murabizi cyaho ibiganiro by'ubuvuzi, ubuvugizi, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara zugarije isi kandi zihangayikishije isi muri rusange, arizo mu ndimi z'amahanga bavuga ko ari 4 killers disease. Izi ndwara ni indwara enye ariko turavugamo indwara imwe, hanyuma kuko ni indwara zica buhoro buhoro ku muntu ufite iki kibazo. Indwara turi buvuge, turavuga indwara imwe ariyo hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Akaba ari indwara ifata umuntu ariko ntabashe kuba yabimenya kuko ntabwo ikunze kugaragaza ibimenyetso, kuko ibimenyetso byayo biri bucece nk'uko babyita ko ari 4 silent killers disease. Izi ndwara harimo diabete, harimo cancer, harimo n'izindi. Nk'uko nabivuze rero, ngiye kubaganiriza ku ndwara ya hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije. Ese ubundi iyi ndwara iterwa n'iki? Ushobora kwibaza iterwa n'iki? Ubushakashatsi cyangwa se ikigo OMS kigaragaza ko miliyari 1.7 bituye isi bafite iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Ni abantu batari bakeya, kandi noneho iyi ndwara ikunze kwibasira abantu bafite ubushobozi babasha kubona indyo, kuko ntago ikunze gufata abantu badafite ubushobozi. Gusa harimo n'abandi bakeya babasha gufatwa n'iyi ndwara kandi bari mu gice nakwita ko kiri munsi y'amajyambere. So tudatinze cyangwa se turebeye hamwe, twavuga ku bimenyetso biranga iyi ndwara nubwo bikunze kuba byihishe. Ikimenyetso cya mbere, uribwa umutwe udakira. Umutwe udakira ukumva uragufashe cyangwa se ukumva urakubita ukuntu ubasha gusobanukirwa neza, mu kandi kanya ugakira n'ubundi kongera ukaba wagaruka. Ni umutwe uhora ukurubya ariko ntumenye ngo urwaye iki. Ikindi, ugira umunaniro ukabije muri wowe, ukumva ntago uri disponible yo kumva ko ubuzima bwawe ntabwo wumva ko buri kugenda neza, kubera ko iyi ndwara iba yamaze kwataka igice cy'umutima gishinzwe gukora amaraso kugira abashe gutembera mu bice by'umubiri. Rero hari uduce two mu mutima twitwa amarteri duto cyane dushinzwe gukora amaraso abasha gutembera mu bice by'umubiri w'umuntu. Utu dutsi iyo twagize ikibazo niho usanga umuntu, sinzi ukuntu nabigusobanurira, hari imitsi igize umuntu. Ubundi mbahaye nk'urugero rutoya, iyo ufashe nka robine y'amazi ugafungura amazi, hanyuma amazi uburyo agenda, hakaza kubaho nk'ikibazo muri robine, hakaza nk'umwana agafata nk'akantu agatsindagira muri robine cyangwa se nk'agashashi akagatsindagira, amazi aca muri robine aba aza ari makeya. Ni nako imitsi y'umuntu, iyo amaraso aje ari menshi agasanga hari ibinure cyangwa se fats zagiye ziremarema mu duce
kwa ya mitsi amaraso biragorana kugira ngo abashe kuba yatambuka. Iyo ananiwe gutambuka akoresha ingufu nyinshi. Izi ngufu nyinshi z'umurengera rero bituma twa dutsi twangirika, hakabaho kwangirika kwa ya mitsi itwara amaraso, kandi tuzi ko amaraso ariyo atanga oxygene mu mubiri. Iyi ndwara ni indwara mbi ku buryo ntabona uko mbigusobanurira. Ni indwara igufata cyangwa se uba uyifite mu gihe imitsi yawe amaraso atwarwa mu bwonko ashobora kuhagera, hakabaho accident vasculaire disease. Mu mutwe hakabamo accident kubera ya maraso yagendanye umuvuduko ukabije. Hanyuma rero iyo habayeho iyo accident vasculaire mu bwonko, ushobora kugira ikibazo cya pararize, cyangwa se ukagira ikibazo igice kimwe nyine ntigikore bitewe na ya ndwara ya hypertension. Ikindi, ibice by'impyiko bishinzwe kuyugurura nabyo birangirika bitewe n'uko amaraso aba agendana imbaraga nyinshi, bitewe n'uko imitsi yawe idakora neza, niko nabyita. So rero reka tukubwire, se umuntu uri normale ubundi aba afite ibipimo bingana iki? Twifashishije hano narabyanditse bito. Umuntu guhera ku myaka 16 kugeza ku myaka 30, umuntu uri normale aba afite 120/80. Uwo ni umuntu uri normale. Ni ukuvuga niba ufite imyaka 16 kugeza kuri 30, ukaba uri ku gipimo kirenze 120/80, igare yuko uba watangiye kwatakwa n'iyi ndwara ya hypertension. Undi muntu ni umuntu ufite imyaka 31 kugeza ku myaka 40, niko ubushakashatsi bwabigaragaje. Uyu nawe aba afite 125/85. Ni ukuvuga ngo iyo urengeje 125/85, ugize wenda 130/90, uba watangiye kwatakwa n'iyi ndwara ya hypertension. Hari undi muntu ufite imyaka 41 kugeza ku myaka 50. Uyu nawe aba afite ibipimo 130/90. Uyu nawe niba ufite imyaka 41 kugera kuri 50, ukaba urengeje ibipimo biri hejuru y'130, uba ufite ikibazo cya hypertension. Hari n'undi ufite imyaka 50 kuzamura kugeza kuri 60, uyu aba afite ibipimo 135/95. Uyu nawe aba afite, iyo urengeje bino bipimo nawe uba ufite ikibazo cya hypertension. Hari n'abandi noneho bagera hari tension noneho ibiri hejuru kuri wa muntu warengeje ibipimo ageze mu 145 kuri 95 kuzamura, aba afite hypertension ikabije. So rero nk'uko nakubwiye ngo ni indwara yica gahoro gahoro. Ushobora kuba uri kumwe n'umuntu mwavuganaga ari muzima, wowe ubona ko ari muzima, akagenda yaba aryamye ukumva ngo yapfuye. Abantu rero bafite imyumvire, niko nabivuga, umuntu yapfa muri ubwo buryo akavuga ngo bamugiriye nabi, ngo bamuroze, kandi mu by'ukuri wasanga ari tension yamuhitanye bitewe n'uko ari indwara, kuko habayeho kohereza umutima watanze amaraso menshi, hanyuma imitsi imwe n'imwe ikangirika, ukaba wahita upfa, ukumva ngo umuntu ngo bamuroze, kandi mu by'ukuri yari afite ikibazo cya tension. So iyi ni indwara mbi kandi igoye isi muri rusange. Hanyuma nkusaba yuko wayirinda bigishoboka. Hari ibice rero 4 bishinzwe gusohora imyanda mu mubiri w'umuntu, kuko iyo ufite iki kibazo ni ukuvuga ngo umubiri wawe uba ubitse imyanda myinshi. Ikintu cya mbere rero nakubwira
gisohora imyanda, hari ukuba umwanda wasohokera mu ruhu, ubwo ni mu gihe wenda wakoze siporo, wagiye koga se, imyanda ikaba yasohoka. Hari ikindi gice gisohora imyanda aricyo impyiko, ubwo ni ukunywa amazi. Ubwo ndakugira n'izindi nama nindangiza kugusobanurira ibino bice imyanda isohokeramo. Hari ikindi gice gisohora imyanda aricyo cy'ibihaha, nacyo kibasha gusohora imyanda mu mubiri. Bivuze yuko ibice byacu by'umubiri iyo bikora neza, umubiri wacu nawo uba ari muzima. Ikintu cya mbere rero bakugiraho inama ni ukunywa amazi menshi, nibura litiro 2 ku munsi, ukoga. Ubwo ndavuga koga movement cyangwa se ukanyonga igare. Ibyo ni mu bice byo kugira ngo imyanda ibashe kuba yasohoka muri wowe, ubashe kuba wagira ubuzima bwiza. Ariko rero nk'uko nabibabwiye, njye mbaganiriza ibimera byagufasha kugira ngo ube wakira iyi ndwara ya hypertension. Reka turebe umuti rero twakoresha kugira ngo twirinde iyi ndwara. Icya mbere na mbere, reka tubanze twibande ku mboga, kuko imboga n'imbuto nicyo kintu cyiza cya mbere gishobora kuba cyagufasha mu gihe ufite iki kibazo, kuko imboga ni antioxidant, abasha kuba yasohora imyanda mu mubiri tuba twariye. Imboga n'imbuto zigiye zitandukanye. Icya mbere ugomba kwibanda kuri salade irimo imboga, irimo persile, hakaba higanjemo imboga zikungahaye ku ma vitamine A. Ubwo ni imboga rwatsi, imboga nk'isombe. Hanyuma ugakora na siporo n'amazi nayakubwiye. Ariko umuti w'umwihariko tugiye gukora wa hypertension ni ugukoresha indimu na tungurusumu ndetse n'igitunguru. Ibi ngibi bifasha n'umuntu ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, kuko plus ugira ibiro byinshi ni uha umubiri wawe imbaraga zo gukoresha cyane, hanyuma amaraso akabura uko atambuka, ubundi ukagira kino kibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Izi rero tungurusumu urafata tungurusumu uduheke 30, hanyuma ufate n'indimu 5, nurangiza ufate navuze ibitunguru 5, indimu 5 na tungurusumu uduheke 30. Nurangiza urabikatakata neza, hanyuma ujye ufata ikiyiko cyabyo, ubikoreshe mu gitondo ndetse na nimugoroba. Nukenera umuti wimbitse uzatubwira cyangwa se uzatugana tube twagufasha. Hari umukecuru umwe, Imana imworohereza aho aryamye kuko yamaze kwitaba Imana, yari afite kino kibazo, kuko iki kibazo cyurirana n'izindi ndwara. Plus ufite iki kibazo egare kwatakwa n'impyiko, egare kwatakwa na diabete, egare kwatakwa n'izindi ndwara zitandukanye zigenda zishamikira ku muvuduko w'amaraso. Uyu mukecuru yarambabaje cyane, kuko naramubwiye ngo ese wareka nkagukorera umuti wagufasha for free. Aravuga ngo abaganga ngo baramuvura, ngo baramufasha, ariko ntakubeshye yagiye gupfa atakibasha no kumva umukozeho, kuko iyi ndwara igutera guhuma, igutera kuba pararize. Ni ukuvuga ngo urayirwara utakurikiza ibyo wabwiwe, ubwo nyine uba uri mu nzira yo gupfa. Ni ukuvuga ngo niba ufite amafaranga wakwivuza, kuko dushaka amafaranga kugira ngo tubeho twishimye, ntabwo dushaka amafaranga kugira ngo tubeho mu buzima bugoranye. Rero iyo ni umuti nakurangiye, uzawukoreshe nyuma y'amezi 2. Nzi ko uzaba umaze kujya kuri etat normale ku bipimo byiza,
ubushakashatsi bugaragaza ko ubundi umuntu muzima ari ku 120, ariko ibipimo tugendeye ku bitabo bitandukanye bigaragaza biriya bice nagiye mbereka bigendeye ku myaka n'ibiro ufite. Nibyo bigaragaza nimba umutima wawe urimo gupampinga neza. Ndabakunda cyane rero, nifuza ko mwagira ubuzima bwiza, nifuza ko mwagira amagara mazima. Niba ukeneye bimwe mu nama zagufasha cyangwa se ukaba wagira ubuzima bwiza, please tugane tugufashe, kuko ubuzima nicyo gishoro. Iyo ushatse amafaranga, amazu, iki, kandi mwirinde kujya muvuga ngo bino ntabwo byamfasha. Buriya buri cyatsi cyose kibaho kiba gifite impamvu yacyo, kiba gifite impamvu kiriho, kuko hari imboga zimwe zitandukanye, harimo nka kokombure, harimo pasteke, ubwo n'imbuto, harimo indimu, harimo tangawizi, harimo tungurusumu. Ariko umuntu ufite ikibazo cy'imihango cyangwa se wenda cyo gutwita cyangwa se afite igisebe runaka, uwo muti navuze ntabwo agomba kuwukoresha, ahubwo agomba gukoresha ibindi, cyangwa se yakira akaba aribwo yakoresha izi tungurusumu, indimu ndetse n'ibitunguru bitukura, akabikatakata akazajya abikoresha, cyangwa akabibiza mu mazi muri litiro 2 z'amazi, ubundi akazajya afata ibiyiko 2 mu gitondo n'ibindi biyiko 2 nimugoroba, kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima bwiza. Turabakunda cyane rero, wowe ufite iki kibazo uzatugane, nkubwije ukuri kuzakira, nkubwije ukuri nukurikiza inama tuzaguha n'imiti tuzaguha y'ibimera, y'imbuto ikorewe amajuisi original y'ako kanya ukoresha. Ni juice tuguha ishinzwe gusohora imyanda mu mubiri wawe, imitsi yawe igakora neza. Uyifata nibura mu gihe cy'amezi 2, urakira. Tukakubwira n'imirire urya, mu by'ukuri ugakira burundu. Hypertension ukabutandukanya nayo, uburwayi bw'impyiko ubwo buba bugiye. Uzi yuko iyo urwaye na hypertension ushobora kugira ikibazo cy'impyiko ukajya kuri dialyse byaturutse ku muvuduko w'amaraso. So kambasezereho, kuko twavuga bukira bugacya, ariko mbifuriza ubuzima bwiza. Njye twabanaga ni njyewe Kamere Dalila, naho utaha. Turabakunda cyane. Ibuka gukora like niba wakunze ibiganiro byacu, kandi wibuke gusharinga ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kugira byinshi zamenya. Ikindi kandi wibuke no gukora subscribe niba uri mushyashya, kugira tujye tubana ku biganiro byacu bya buri munsi.